Shalom shalom inshuti z'umusaraba aba hafi n'abakure. Ndashima Imana impaye aka kanya, izina rya Yesu rihimbazwe kandi Yesu aguha umugisha. Reka dusenge. Ndagushimye nyaguhora ku ngoma Imana, izina rya urera, uri mwiza kandi urakiranuka. Ndagushimye kuri aka kanya duhaye, icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu Kristo. Rero dusengeye aka kanya, amaraso yabanza tweza dutunganye, weze buri wese utega amatwi mu izina rya Yesu Kristo, kandi duhana umugisha. Tuguhaye mwuka wera, karibu n'ikaze, amaraso yawe tweze. Tugiye kuvuga ijambo ryawe risenye bidafite umumaro, ryubaka ibifite umumaro mu mitima yacu. Uduhe ko amaso ubugingo ko aribwo buzakubona. Umuntu wese uryumva umuhereza umugisha kandi rimuhindurire mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ngiye kuvuga gato y'akantu, Zaburi ya 23. Mbere yuko nkomeza niko umwuka nyoboye. Yesu aguha umugisha. Dawudi amaze kubitekerezaho neza, amaze kureba intambara aciyemo, amaze kureba imisozi, amaze kureba intambara arwanyijwe na Sawuli, amaze kureba byose yitegereje ahantu Imana imukuye, aravuga ngo Uwiteka n'umwungeri wanjye sinzakena. Haleluya. Ngo andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bwiza, ngo anjyana iruhande rw'amazi adasuma, asubiza intege mu bugingo bwanjye, anyobora inzira yo gukiranuka ku bw'izina rye. Ngo naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe. Haleluya. Ngo inshyimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza, untunganiriza ameza mu maso y'abanzi banjye. Haleluya. Ngo unsize amavuta mu mutwe, igikombe cyanjye kirasesekara. Haleluya. Murongo wa 6 ngo ni ukuri, Yesu ashimwe cyane, kugirirwa neza n'imbabazi bizanyumaho iminsi yose nkiriho, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Uwiteka aduhane umugisha. Yesu aguhereza umugisha, karagaciyemo. Uwiteka aguha umugisha. Nawe Zaburi ya 23 uyigira iyawe mu izina rya Yesu. Haleluya. Tugiye gutangira rero topic yacu. Yesu aguhereza umugisha. Tugiye gutangira topic yacu ivuga ngo isezerano n'ukuntu rigerageza nyiraryo. Isezerano. Imana iradukunda, iyo igihe kigeze ikaduhereza amasezerano. Yamara kuduha amasezerano, duca mu bintu byinshi bikomeye. Yesu adufashe cyane. Haleluya. Turaririmba indirimbo y'amasezerano nyine nk'uko umwuka binyoboye. Yesu aduhana umugisha. Reka nyishake. Haleluya. 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 Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Imana iguha umugisha. Ni indirimbo ya 15. Indirimbo ya 15 mu gushimira. W'amasezerano yose uko Imana yatanga, yakomejwe n'amaraso n'umwami wacu Yesu. Isi nibizavaho, ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Isi rero, isi nibizavaho, ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Dukora nka Aburahamu, ubura amaso, bara rero bari inyenyeri, wizere amasezerano. Isi rero, isi nibizavaho, n'ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Isi rero, isi nibizavaho, n'ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Umva. Nubwo tu mu mwijima wo mu nzira, twizere Imana yacu, hasigaye umwanya muto, izuba rikasa. Isi rero, isi nibizavaho, n'ijuru naryo rikavaho, uwizera
azabona ayo masezerano. Isi rero, isi ntibizavaho, n'ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Mva, nubwo turushywa n'abantu, twizera Imana yacu. Yesu ni uzadufasha mu bitugerageje. Isi rero, isi ntibizavaho, n'ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Isi ntibizavaho, n'ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Mu gihe tubuze inshuti, tugumana ukwizera. Yesu niwe nshuti nziza izahorana natwe. Isi ntibizavaho, n'ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Isi ntibizavaho, ijuru rikavaho, uwizera gusa azabona ayo masezerano. Mugiye kubyo tubona, mu gihe tubuze inshuti, tuguma n'ukwizera. Umva, Yesu niwe nshuti nziza izahorana nawe. Isi ntibizavaho, n'ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. No kubyo tubona mu isi, tugumana ukwizera. Mw'ijuru tuzabona ibyo twizeye. Haleluya. Isi ntibizavaho, ijuru naryo rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Haleluya. Isi ntibizavaho, ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Yesu aguhereza umugisha. Ngo no mu gihe tubuze inshuti, tuguma no kwizera. Niwe nshuti nziza idahemuka, niwe yatuvaho, niwe itatuvaho, niyo idahindagurika. Umuntu ashobora kugambira kugukunda, bwacya agahinduka kubera bitewe na situation nawe agize, kuko ari umuntu Uwiteka atugiriye neza cyane. Ngo amasezerano yose, haleluya, ngo uko Imana yatanga, ngo yakomejwe n'amaraso. Uwiteka atugiriye neza cyane. Ngo y'umwami wacu Yesu Kristo, ngo kuko isi ari ibizavaho, n'ijuru rikavaho. Ngo ariko umuntu wizera Imana, Yesu ashimwe, ngo umuntu wizera wese Imana azabona ayo masezerano. Ufite isezerano n'Imana, ritegereze. Tugiye gusoma inkuru z'umugabo witwa Yosefu. Turajya mu gitabo cy'Itangiriro, ariko ndumva umwuka anjyana nanone gusubira ku ijambo rya Aburahamu. Itangiriro bice 15. Sinzi impamvu rigaruka cyane, ni message yawe ahari se. Yesu aguhereza umugisha. Aburahamu 15, Itangiriro bice 15, umurongo waho wa mbere manuke gatoya. Ibice 15, titire iravuga ngo Aburahamu yizera Uwiteka, Uwiteka amusezeranya
Uwiteka amusezeranya isezerano, niko titiri ivuga. Ngo hanyuma y'ibyo ijambo ry'Uwiteka riza kuri Aburamu mu iyerekwa riti, Aburamu witinya, ninjye ngabo igukingira, uzagororerwa ingororano ikomeye cyane. Haleluya. Aburamu aramubaza ati, mwami w'Iteka, uzangororera iki ko ngenda ndi incike, kandi uzazungura urugo rwanjye ari Eliyezeri umunyadamasiko? Ari ati, dore nta rubyaro wampaye, kandi uwavukiye mu rugo rwanjye azaragwa ibyanjye. Yesu adufashe cyane. Maze ijambo ry'Uwiteka riza kuri we riti, uwo si we uzaragwa ibyawe, ahubwo uzakomoka ku rukiryi rwawe niwe uzabi. Kansubira umurongo wa 4. Maze ijambo ry'Uwiteka riza kuri we riti, uwo si uzaragwa ibyawe, ahubwo uzakomoka ku rukiryi rwawe niwe uzabiragwa. Aramusohokana aramubwira ati, rarama urebe ijuru, ubare inyenyeri niba wabasha kuzibara. Ati, urubyaro rwawe nuko ruzangana. Uwiteka tugire neza. Nuko yizera Uwiteka abimuhaniriza no gukiranuka. Aramubwira ati, nijye Uwiteka wakuvaniye muri Uri y'Abakarudaya kugira ngo nzakurage iki gihugu. Aramubaza ati, mwami w'Iteka, icyamenyesha yuko nzakiragwa niki? Aramusubiza ati, endi iriza y'inka imaze imyaka 3 ivutse, n'ibuguma y'ihene imaze imyaka 3, n'imfizi y'intama imaze imyaka 3, n'intungura imwe, n'icyana cy'inuma. Maze yenda ibyo byose abicamo kabiri, arabyerekeranya, keretse za nyoni nizo atagabanije. Inkongoro zagwaga ku mirambo, Aburamu akazigurutsa. Reka tugarukira aho ngaho, aho hasi ntabwo ari byo nagambiriye kuvuga ku isezerano. Haleluya. Imana yacu ni Imana itivuguruza, ni Imana idahinduka nk'uko abantu bahinduka, ni Imana y'ibihe byose, ni Imana yumva gusenga k'umuntu wese uyemereyemo. Tw'abakristo dukunda kwibaza ko ngo abapagani batizera Imana. Umuntu wese wubashye Imana mu rwego rwe arimo, Imana iramukunda kandi ikamwubaha. Hari abantu ngo bagendaga bubaha Imana mu mutima, nk'umugabo witwa Nikodemu ngo yubahaga Imana, yari umunyamategeko ayubaha Imana. Tuvuga ngo abantu b'isi bakomeye ngo ntabwo bubaha Imana. Umuntu yubaha Imana ku giti cy'Imana ikamukunda. Nuko Imana imaze kwitegereza umugabo Nikodemu, isanga naguma kuguma ahari ntabwo azabona ubugingo. Iramubwira iti, ukwiye kuvuka ubwa kabiri Nikodemu. Aravuga ati, ni gute umuntu asubira mu nda ya nyina akavuka ubwa kabiri? Izo ni inkuru zo mu Isezerano rishya. Ati, ni gute umuntu avuka ubwa kabiri, bisobanuka gute? Aramubwira, umwuka w'Imana aramubwira ati, ugomba kuvuka ubwa kabiri, ukabatizwa mu mazi menshi ndetse ukabatizwa mu mwuka wera. Yesu atugire neza. Nuko ngo akurikira umugabo witwa Yesu, avuka ubwa kabiri, yemera kuvuka ubwa kabiri, arabaturwa ibyaha, yamera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Iyo umuntu amaze kumwemera, ubugingo buba buri tayari iyo ubaye maso ku bugingo bwawe. Yesu atugire neza. Ntabwo ari cyo nagambiriye, ndavuga ku masezerano, ndavuga ku isezerano y'Imana isezeranye. Ngo hari aka kajambo nsubireho. Maze ijambo ry'Uwiteka riza kuri we riti, uwo si we uzaragwa ibyawe, ahubwo uzakomoka ku rukiryi rwawe niwe uzabiragwa. Aramusohora aramubwira ati, rarama urebe ijuru, ubare inyenyeri niba wabasha kuzibara. Ati, urubyaro rwawe nuko ruzangana. Uwiteka tugire neza. Nuko yizera Uwiteka abimuhaniriza no gukiranuka. Aburahamu amaze kumva yuko Imana imwishimiye, yongeye kumusura ikamuha amasezerano, ikongera kumuhumuriza nyuma yo kumukura muri Uri y'Abakarudaya mu muryango we w'abapagani batakibwiye batizeraga Imana. Haleluya. Nuko ngo aramubwira ati, ngiye kuguha umugisha kandi nzaguha umugisha. Witegereze inyenyeri, urebe n'umusenyi, witegereze urebe uko bingana, niba wabasha kuzibara, niko urubyaro rwawe ruzangana. Iyo dusenze tuvuga ngo mu izina Imana ya Aburahamu, yego, Mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo.
abo ni icyo ni igisekuru cya Aburahamu. Iyo Imana iguhaye umugisha, iguha umugisha w'iteka. Tegereza umugisha w'Imana. Ndavugana nawe, utegereze umugisha w'Imana, utegereze isaha y'Imana, ubane n'Imana mu kuri no mu mwuka, utitaye ku by'abapasiteri, utitaye ku by'abanyamasengesho, utitaye ku by'ababwirizabutumwa, utitaye ku by'abadiyakoni, utitaye ku bakristo bakugushije, utitaye ku bikomere wagiriye mu itorero. Wubahe Imana mu mutima, usome ijambo ry'Imana urikomeze. Navuze ikiganiro kwibukiranye gusoma Bibiliya, nicyo kiganiro cyanjye. Yesu aguhe umugisha. Umwuka w'Imana nyoboye kuvuga ku kintu bita isezerano. Isezerano Imana isezeranyije ntabwo ari umuntu ngo ibeshye. Iyo ibivuze irabikora. Yesu aduhana umugisha, kuko Imana atari umuntu ngo ibeshye. Ibyo yatubwiye no kubikora izabikora, ahubwo bijya bihinduka iyo twebwe twavuye muri wa murongo. Yesu atugire neza cyane. Wizeye Imana ute? Ugendana n'Imana ute? Ariko Yesu aguhe kugendana n'Imana neza. Haleluya. Yesu aguhereza umugisha. Turasoma inkuru zo mu Itangiriro. Imana duhana umugisha. Zo mu Itangiriro, inkuru z'umugabo witwa Yosefu, ukuntu yubashye Imana n'isezerano, ukuntu ryamuzutahuje. Yesu atugire neza. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu aguhereza umugisha, kuko Imana atari umuntu ngo ubeshye. Iyo ibivuze no kubikora irabikora. Uwiteka atwishimire. Haleluya kandi amen. Kuko Imana atari umuntu ngo ubeshye. Yesu aguhereza umugisha, kuko Imana atari umuntu ngo ubeshye. Ibyo yatubwiye no kubikora izabikora. Nubwo intambara ziba nyinshi, umwuka arambwiye ngo dusome iri jambo, Zaburi ya 34 umurongo waho 20 kuri Bibiliya zimwe, kuri 19 ku zindi Bibiliya, ngo amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi, ariko Uwiteka amukiza muri byose. Ngo arinda amagufwa ye yose, nta na rimwe rivunika. Uwiteka atugirire neza. Mu rugendo rw'isezerano habamo ibigeragezo byinshi. Niyo mpamvu Imana yasuye Aburahamu igihe amaze kwiheba ku gisasiro cye, arwaye arembye. Nuko umwuka w'Imana amubwira ati, ko ndeba wihebye bimeze bite? Arambwira ati, se ntakiheba ko nzapfa ndi incike? Kubibona nawe wansezeranje kuzamura urubyaro, nkaba mbona abagaragu banjye n'abaje aribo bazaragwa ibyanjye. Imana yambwira ati, aloge sindi umuntu, ibyo navuze no kubikora nzabikora hatavuyeho na kimwe. Niba ari igihe wavuganye nawe, amena, niba ari Imana yavuganye nawe, ibyo yakugambiriyeho, ibyo yakuvuzeho, ubitegereze. Ndakwinginze ngo utegereze Imana, uyigeragereshe gukiranuka nk'uko Aburahamu yabigenje. Mu murongo wa 6 Aburahamu icyo gice cye, aka kajambo karanyubaka, ngo nuko yizera Uwiteka abimuhaniriza no gukiranuka. Aburahamu amaze kumva uburyohe bwo kubaha Imana, Aburahamu amaze kwitegereza ukuntu Imana imukunze, ikamukura muri buriya bakarudaya, ikamujyana ikamugira ishyanga rikomeye, ikagendana nawe mu misozi, mu ntambara yagendaga arwana. Nuko ibyo byose bije, amaze kwiheba ku gisasiro, nk'uko wihebye aho uryamye ntabwo mpazi. Nuko ngo Imana iramusura. Haleluya. Imana iramusura, iramubwira ati, Aburahamu ko wihebye bimeze bite? Tugiye dusoma, hari ukuntu yanejeje Imana, iramubwira ngo uhereye none nguhindura izina, ntuzongera kwitwa Aburahamu, kuko iryo zina ni iry'iwanyu, ngiye nkugize Aburahamu. Haleluya. Aburahamu, yego, imuhindurira izina, nawe Uwiteka guhindurira izina. Iyo Imana yakunezerewe ikugira neza, hahirwa abo Uwiteka yishimira. Nkunda kubivuga, hahirwa abantu Uwiteka yishimira, hahirwa abantu Uwiteka atabaraho gukiranurwa. Ngo hahirwa abafite mu mitima yabo inzira z'igisiyoni. Ngo kandi hahirwa abantu bazaragwa ubugingo. Yesu atugire neza. Abo bantu barahirwa. Yesu aguhereza umugisha. So tugiye gusoma, ntabwo twizimba mu magambo, ariko muri urwo rugendo, kubera ko habamo ibicantege byinshi, niyo mpamvu bigaruka muri Zaburi kambwira, Zaburi ya 34 umurongo wa 19 cyangwa se 20 biterwa Bibiliya yawe, ngo makuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi, ariko Uwiteka amukiza muri byose. Ngo arinda amagufa yeye kugira ngo adakomereka. Uwiteka dufashe cyane. Haleluya. Yesu aguhereza umugisha. Tugiye gusoma inkuru za Yosefu, ukuntu isezerano rizuta gusa. Turasoma Itangiriro, ibice 33
na birindwi. Ibice 37. Kubera ko icyigisho cyanjye ari ugusoma, twibukiranye gusoma Bibiliya, ihanganire ko ngiye gusoma ariko Yesu akumpera umugisha. Unega amatwi, ahari sizi inkuru wazumvishe kera haciye imyaka myinshi, nk'uko umwuka nyoboye, ni inkuru ndende, ndagenda nshishamo tugenda tuganira, nawe Yesu aguha umugisha. Ni inkuru za Yosefu, ukuntu isezerano ry'umuntu ari ryo rimugerageza. Sinzi isezerano ryawe ukuntu riri kugerageza, nanjye isezerano ryanjye ukuntu riri kugerageza, ariko isezerano ry'umuntu niryo rimugerageza. Reka twumve inkuru ya Yosefu. Yosefu atoneshwa na se, bene se bamugirira ishyari. Ubwo urumva hari ibintu birimo iyo ufite isezerano. Hari ukuntu abantu bakubona bakumva bakurwanya. Yesu adufashe. Yakobo aba mu gihugu cy'ubusuhuke bwa se, nicyo gihugu cy'i Kanani. Uru ni rwo rubyaro rwa Yakobo. Yosefu amaze imyaka 17 avutse, yaragiranaga na bene se intama. Mu busore bwe yabanaga na bene se Biruha na bene Zirupa bakase, akajya abarira se inkuru y'ibibi bakora. Urumva yari umutoni kuri se, yari umwana muto uzi kuvuga ati Biruba yakoze ibi ngibi, ati Zirupa yakoze ibi. Nuko Israheli atonesha Yosefu, amukunda birusha iby'abana be bose, kuko ari we yabyaye ashaje, amudodeshereja ikanzu ndende. Bene se bamenya yuko se amukunda birusha ibyabo bose, baramwanga, ntibajya bagira ineza bamugirira. Imana tugire neza cyane. Hari igihe nawe uca mu bintu ukibaza se ni ibiki. Yosefu arota inzozi, azirotorera bene se, barushaho kumwanga. Arababwira ati, ndabinginze nimwumve inzozi narose, ngo twahambiraga imiba mu murima, umuba wanjye urahagarara urema, iyanyu miba ikikiza uwanjye iwukubita imbere. Bene se baramubaza bati, ni ukuri wowe uzaba umwami wacu? Ni ukuri wowe uzaba umwami wacu? Ni ukuri wowe uzaba umwami wacu? Ni ukuri wowe uzadutwara? Izo nzozi ze n'ayo magambo ye bituma barushaho kumwanga. Yesu atugire neza cyane. Ndavugana nawe uyu munsi, ikigeragezo cy'umuntu kiba kiri kumwe nawe. Iyo umuntu uzarebe ahantu mu rugo hari igiti cy'umwembe cyangwa se igiti cy'amaronji, iyo kirabije kikera imbuto zigakura zikagera guhisha. Kera twagiraga igiti mu rugo kinini cy'umwembe, cyari ahantu hitegeye ku irembo neza, cyareraga imihembe bita myembe tayari myiza, yarashyaga igasa neza, buri wese yareba akumva yateraho ibuye. Kandi bateragaho ibuye. Bivuga ngo ubwo bwiza, bivuga ngo icyo cyubahiro ufite, bivuga ngo iyo kariye ufite, bivuga ngo uwo mugisha Imana yaguhaye ni nacyo kigeragezo cyawe. Ntabwo nzi umugisha Imana yaguhaye ari nacyo kigeragezo cyawe, ariko icyo nshaka kuvuga ni uko isezerano rigerageza. Isezerano kugira ngo umuntu risohore. Nakuya. Yesu atugire neza cyane. Yosefu iyo aza guceceka ntababwira ibyo yarose, ahari si Imana yari kubisohoza mu bundi buryo, ariko yarabivuze biheraho, bicamataniraho, baheraho baramwanga. Abavandimwe kuri pwe baje kumugambanira, kuri pwe bamwanga ku rupfu kugira ngo apfe ave mu mwuka. Yesu atugire neza. Baramwanga urunuka. Ni gute data akunda umuvandimwe wacu? Babigiramo umugambi. mu munsi umwe turaza gusoma izo nkuru, reka tubasome tugendane ku bantu batamenyereye gusoma Bibiliya. Bene se, murongo wa 9, 37, murongo wa 9, yongera kurota izindi nzozi, azirotorera bene se ati, nongeye kurota izindi nzozi,
ngo izuba n'ukwezi n'inyenyeri 11 binyikubise imbere. Azirotorera se na bene se. Se aramucyaha aramubaza ati, izo nzozi n'inzozi iki? Ni ukuri jye na nyoko na bene so tuzaza izo nzozi n'inzozi iki? Reka nsubire mu murongo wa 10. Azirotorera se na bene se. Ise aramucyaha aramubaza ati, reka ati, izo nzozi n'inzozi iki? Ni ukuri jye na nyoko na bene so tuzaza twikubite hasi imbere yawe. Bene se bamugirira ishyari, ariko se ajya yibuka ayo magambo. Ise azirikana bya bindi Imana yamucishijemo. Isezerano ry'umuntu riramuzutaguza. Ntabwo nzi ibyo uri gucamo, ahari se byaba ari iby'urushako, ahari se byaba ari iby'akazi, ahari se byaba ari iby'imibereho, ariko isezerano ry'umuntu niryo rimuzutaguza. Ahari se zaba ari impano ufite zikaba ari zo zikugerageza, ahari se bwaba ari ubwiza ufite. Ntabwo nzi ikintu kiri kukugerageza, ariko ndavuga ku isezerano ry'umuntu ukuntu rimucisha mu bigeragezo. Ngo bene se barushaho kumwanga. Dukomeze. Bene se wa Yosefu baramugurisha. Ntabwo papasi yari ukumugurisha. Papasi yari ukumwica. Niwo wari umugambi wabo. Bene se bajya kuragirira umukumbi wa se i Shekemu. Isirayeli abwira Yosefu ati bene so ntibaragiriye umukumbi i Shekemu. Ntibaragiriye umukumbi i Shekemu. Ngwino ngutume kuri bo. Aramusubiza ati, ntuma. Aramubwira ati, genda umenye yuko bene so ari amahoro, n'umukumbi yuko ari amahoro, maze ugaruke umbwire. Nuko aramutuma, ava mu gikombe cy'i Heburoni agera i Shekemu. Umugabo amubona azerera mu gasozi. Uwo mugabo aramubaza ati, urashaka iki? Aramusubiza ati, ndashaka bene data, ndakwinginze mbwira aho baragiriye. Uwo mugabo aramusubiza ati, baragiye kuko numvise bavuga bati tujye i Dotani. Yosefu akurikira bene se abasanga i Dotani. Bamwitegera akiri kure. Yesu atugire neza. Bamwitegera akiri kure. Bamugira inama yo kumwica atarabigira hafi. Baravugana bati, dore Karose araje. Nuko nimuze tumwice, tumujugunye mu rwobo rumwe muri izi zacukuriwe kubika amazi. Tuzavuge tuti, inyamaswa y'inkazi yaramuriye. Tuzamenya inzozi ze uko zizaba. Ako niko kapuwe nshatse kuvuga. Isezerano ukuntu rizutakuza iyo shetani amaze kureba umugisha wawe ukuntu uzagenda, iyo shetani amaze kureba kuri muri fiyansaye wari ugiye gukora ubukwe, iyo shetani amaze kureba kuri kurangiza amashuri ukeneye kujya muri universite cyangwa ushaka kubona akazi, iyo shetani amaze kubona ahantu uri kugera mu buryo bw'umwuka, iyo shetani amaze kubona ukuntu wubatse urugo rwawe ufite umugore n'abana mutuje neza, iyo shetani amaze kubona ukuntu wubatse urugo rwawe ufite umugabo n'abana mutuje neza, cyangwa se ufite umugabo wubatse ariko nta rubyaro, shetani agendera kuri aka akavuga ati, okay, reka nkwereke, turebe ibyo bintu ukuntu bizasohora. Harya ngo uzamugira neza, harya ngo urubyaro rwo ruzanga n'umusenyi wo kunyanga. Reka turebe aho bizasohorera. Ngo bigira inama yo kumwica, ngo barebe ukuntu ayo masezerano azasohora. Shetani aragambira aravuga ati, reka tumwanduze, tumuburizemo, tumutere umujinya, tumutere kwanga abantu, tumutere gusinzira, tumutere kuva mu by'Imana, tumutere gusayisha, tumutere
kubuyera mu nsengero, tumutere kudasenga, tumuteze intege nkeya, tumutere kurangara ntakora umurimo w'Imana, tumuteze urwango mu bantu bamwanga, tumuteze. Reka tumukorere umugambi maze turebe ngo ibyo bintu bizasohora tutakiriho. On my foot bizasohora bite? Yesu atugire neza cyane. Bibiliya irambwira ngo bamugiraho inama yo kumwica, bakamuzimya, bakamuzimanganya kugira ngo umugambi w'Imana utazasohora. Ariko bibagirwa ko Imana atari umuntu. Haleluya. Reka dukomeze twumve uko byakomeje byarangiye. Rubeni arabyumva, aramubakiza, arababwira ati twe kumuhwanya, kandi ati mwe kuvusha amaraso, ahubwo mumujugunye muri uru rwobo. Muri uru rwobo ruri mu butayu, ariko amaboko yanyu ye kumubaho. Uwiteka tugire neza. Uwiteka ajya ducira akanzu. Haleluya. Ngo amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi, ariko Uwiteka we amukiza muri byose, kugira ngo abisha be badatahana intsinzi, kandi Uwiteka ari buturwanira intambara. Haleluya. Uwiteka ashimwe cyane. Navuze muri Zaburi 34 umurongo waho wa 19 cyangwa 20 ngo amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi we. Turageragezwa, tunyura mu misozi, tunyura mu manga, turasuzugurwa, turatukwa, turasebyugwa, twitwa amazina. Umve nta kintu batadukoreraho, natwe intambara ubwacu tukirwanya tutabashije kunesha ibyatuneshaga, tugaca muri byinshi. Ariko ijambo rirampumuriza rikambwira ngo humura. Haleluya. Rikambwira ngo humura, ngo amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi, ariko Uwiteka amukiza muri byose. Ngo arinda amagufa ye, yego, ngo arinda amagufa ye kugira ngo abanzi batagira uko bashaka. Arinda ubugingo bwe akabuhagararaho. Arakurinda nubwo uca muri ibyo uri gucamo. Yesu atugire neza. Reka twumve ukuntu Rubeni yabaye marayika wo kumukiza kugira ngo umugambi w'Imana uzasohore. Kwari, umva ukuntu yabitekereje mu mutima we, aragambira kwari ukugira ngo amubakize, amusubize se. Ngo ni Rubeni yabitekereje, avuga ati ntabwo twica umuvandimwe, amaraso ye ntakatujyeho, ni marayika wawe. Haleluya. Yesu ageze kuri bene se, Yosefu ageze kuri bene se, baramwambura ya kanzu ndende, baramufata bamujugunya muri rwa rwobo, kandi rwarimo ubusa n'amazi yararurimo. Umugambi wabo bari bawugeze, kuko iyo banza kumureka hariya bakamuhiniramo bikarangira, yari kuzaribwa n'inyamaswa cyangwa inzara ikazamwica muri urwo rwobo ntazavemo. Ariko ngo Rubeni ari we marayika, ngo aragambira mutima, avuga ati ndamubakiza tu. Imana igiducira akanzu muri bya bindi byose. Ntabwo nzi ibyo uri gucamo byose, ariko Imana iducira akanzu. Niba ubyumva neza avuga ngo amena. Yesu aguhereza umugisha. Umva umurongo 25 avuga ngo bicwaza no kurya umutsima, bubuye amaso babona itara ry'Abishimayeli bavuye i Galeyadi, bagenda bafite ingamiya zihetse imibavu n'umuti womora n'inshangi, babijyana muri Egiputa. Yuda abwira bene se, Yuda abwira bene se ati kwica mwene data no guhisha amaraso ye byatumarira iki? Nimuze tumugure na bariya Bishimayeli, amaboko yacu ye kumubaho. Yesu adufashe cyane, kuko ari mwene data, tukaba akara kamwe. Bene se baramwumvira. Uwiteka tugire neza cyane. Turacyari kuri rya jambo Uwiteka ajya ducira akanzu. Nawe Uwiteka gucira akanzu. Hahita aba Midiyani batundaga bakurura Yosefu. Dusoma umurongo wa 27. Nimuze tumugure n'abariya Bishimayeli, amaboko yacu ye kumubaho, kuko ari mwene data, tukaba akara kamwe.
bene se baramwumvira. Hahita abamidiyani batundaga bakurura Yosefu, bamukura muri rwa rwobo, bamugura n'Abishimayeli ibice by'ifeza 20, bajyana na Yosefu muri Egiputa. Rimwe na rimwe tujya tugambanirwa, hakazamo n'ibiciro. Rimwe na rimwe tujya tugambanirwa ari umuntu ukurebye gusa akakugirira icyara akakwanga gusa. Rimwe na rimwe tujya tugambanirwa kugira ngo umugambi w'Imana udasohora. Rimwe na rimwe tujya tugambanirwa no ku kazi kugira ngo bitagenda neza. Rimwe na rimwe tujya tugambanirwa tukivuka shetani agahita avuga ati uyu muntu azaba umunyamaboko, azaba umuntu ukomeye, tumurwanye. Bakajya mu bapfumu, bakarara bicaye, bakajya gucisha, bakaca ibicuro. Ariko Yesu atugire neza cyane, umugambi w'Imana uzasohora kuko amasezerano yose uko Imana yatanga ngo yakomejwe n'amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo. Haleluya. Ngo isi n'ijuru byavaho, ariko ikintu Imana yavuganye nawe ntabwo gikuka. Yesu adufashe cyane, ntabwo gikuka, kigumaho. Uwiteka dufashe. Nuko dukomeze. Ngo bamugurisha ibice by'ifeza 20, bajyana Yosefu muri Egiputa. Ubwo kumwica wa mugambi Imana ibuburijemo, ntibamwica, ariko baragenda bamubika nk'uwapfuye iwabo, baramuzimya, baricishikira, baryumaho. Kwa kundi bakugambanira bakavuga ati reka tuzarebe ikintu kizavamo. Umuntu akakureba, akareba ukuntu uri kubana neza n'abantu, agahita aza akakwangiriza izina, akajya avuga ko uri umuntu mubi, abantu nabo bakabyemera. Uwiteka tugire neza cyane, bakaguhinda, bakagushakamo impamvu kandi bakazibona kuko baguteze imitego. Yesu atugire neza cyane. Ntabwo nzi imitego utezwe kugira ngo umugambi w'Imana udasohora, ariko Yesu akugire neza. Wumvira ijambo ry'Imana, amasezerano. Isezerano ry'umuntu niryo rimugerageza. Umuntu arazutaguzwa, agaca muri byinshi, ariko nta cyabuza umugambi w'Imana gusohora. Tegereza Imana wihanganye. Mfite amakuru y'impamo, nabonye Imana itabara, nabonye Imana igabura, nabonye Imana ikora ibikomeye, ikura umuntu ku cyavu ikamucaza n'ibikomangoma. Nabonye Imana ihindura amateka. Yesu akugire neza. Ibyo wavuganye n'Uwiteka Imana ni ibihe? ngo bitegereze wihanganye. Haleluya. Ngo Rubeni 29, ngo Rubeni agaruka kuri rwa rwobo, asanga Yosefu atarimo, ashishimura imyenda ye, asubira kuri bene se, arababwira ati umwana ntakirimo, nanjye ndajya he? Benda ya kanzu ya Yosefu, babaga isekurume y'ihene, binika ikanzu mu maraso yayo, bohereza ya kanzu ndende, bategeka ko bayijyana kwa se. Bamutumaho bati twabonye iyi, none umenye ko yaba ikanzu y'umwana wawe cyangwa ko atari yo. Arayimenya, aravuga ati ni ikanzu y'umwana wanjye, inyamaswa y'inkazi yaramuriye, nta gushidikanya. Yosefu yatanyaguwe nayo. Yakobo ashishimura imyenda ye, akenyera ibigunira, amara iminsi myinshi ababaye, yiraburiye umwana we. Reka tuvuga abantu. Uzi ko abantu bakugambanira, bakakugambanira neza, bakabikora bikemera, bakanyuza umugambi, bakanyumya bikanibagirana, ugakora ikintu kibi ukagenda ukaryumaho ukavuga uti kira cyaranarangiye, twaranakirangije. Imana ikugirira imbabazi. Ntabwo nzi ibyo wakoreye bene so, ntabwo nzi ko wagambaniye bene so mu izina ry'ishyari n'urwango, ntabwo nzi ibyo wakoze, ntabwo nzi ibyo uri gukora, ariko Uwiteka kugirira imbabazi. Yesu adufashe cyane. Haleluya. Ngo baragambirira, baragenda bahuza umugambi, babika ko Yosefu yapfuye, kugira ngo impamvu niyi, kugira ngo umugambi w'Imana udasohora. Twavuze ngo amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi cyane, ngo ariko Uwiteka mukiza muri byose, ngo arinda amagufa ye kugira ngo hatagire na rimwe rimungwa cyangwa rigakomereka. Uwiteka tugire neza cyane. Uwiteka ducira kanzu. Natangiye mvuga Zaburi ngo Uwiteka no mu ngeri wanjye sizakena, ngo andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bwiza. Haleluya. Hari umurongo wo hasi ngo atunganya ameza mu maso y'abanzi banje. Umurongo wanyu muravuga ngo nukuri kugirirwa neza n'imbabazi bye bizanyumaho iminsi yose nkiriho. Haleluya. Ngo nanjye nzaba mu nzu Uwiteka iminsi yose. Uwiteka tugire neza cyane. Wowe nibihe, nibiki uri gucamo, ni gutubanye n'Imana. Izirike ku Mana. Niba utari warizirika ku Mana, uyu munsi wizirike ku Mana, uyifate uyikomeze, urebe ubwiza ukuntu izakugirira neza. Izakurengera ku manywa y'ihangu,
izagutabara izuba riva, abantu bazatangara. Yesu aguhereza umugisha. Haleluya, haleluya. Ikigeragezo cy'umuntu kiri ku rusegere, kiri hano hafi hano. Hari ukuntu ubwira umuntu uti yewe ndatwite, ego nasamye, wasamye, akavuga ati okay tuzareba uko uzayibyara. Abantu benshi bagiye babura urubyaro rwabo kubera gutyo. Warongowe, okay tuzareba uko uzabyara, bakaguhiga chini juu kugira ngo utabyara. Ariko reka ngufitiye amakuru y'ijuru. Niba Uwiteka hari icyo yavuganye nawe, Imana ikakubwira ngo uzakugira neza, tegereza wihanganye. Subiza amasi inyuma, ureba abakurambere bagendeye mu masezerano, bagera ku byasezeranijwe. Reba abakurambere bagendeye mu masezerano, bagera ku byasezeranijwe. Haleluya. Yesu aguhereza umugisha. Reka dukomeze. Abahungu be Yakobo ashishimura imyenda ye, akenyera ibigunira, amara iminsi myinshi ababaye yiraburiye umwana we. Nta nubwo bigeze bagirira umubyeyi wabo agahinda, bavuge bati data tumubikiye yuko ariho, wenda ntibigeze babyitaho kubera urwango bari bafite bwo kugira ngo Yosefu, kubera ko ari umunyamugisha yatonye kuri se, kubera ko ari umunyamugisha Imana yamuvuzeho ibyiza, kubera ko ari umunyamugisha azajya mu gihugu cy'isezerano, kubera ko ari umunyamugisha azura indege, kubera ko ari umunyamugisha azicara n'abakomeye, kubera ko ari umunyamugisha barwanya umugambi, babihwanye no kubika ko yapfuye. Ntibagira impuhwe na se. Ise ngo iminsi ye yose yahoraga babaye aririra umwana we yuko umwana yapfuye. Bene se baraceceka, baryumaho, baranweza, baravuga bati twarabirangije, yarapfuye, tuzareba ko uwo mugambi uzasohora. Urwo rwango rungana gutyo kugira ngo utagera aho uzagera, kugira ngo uticara ku ntebe. Ariko reka ngufitiye amakuru, Imana yatumye uvuka mu nda ya nyoko, ikakurinda iminsi yose ukaba uri muzima, ikakugeza aha ngaho ugeze, waba ushaje cyangwa ukiri umusore, waba uri umudamu ukuze cyangwa ukiri inkumi. Yesu agufitiye ibyiza. Izera Imana ubihwanye no gukiranuka, ubigeragereshe Uwiteka. Urwanye ikibi, uhunga ikibi, wirinde ikibi, ugendere mu ijambo ry'Imana, usome ijambo ry'Imana, ukurikire umwami Yesu, ubishyikire. Nusoma ijambo ry'Imana, umwuka wera azakuyobora uko uzagenda. Utegereze amasezerano, ubundi wicecekere. Bagutera amabuye uceceke, bakuvuziriza induru uceceke, bakuryanira inzara uceceke, bagucira ibico uceceke, bajye kugushikisha uceceke, bakuroge nturye nturyame uceceke. Ubwira Imana uti kuko wankunze akaramata, kuko nagukunze akaramata, nicyo nzagusubiza. Uwiteka tugire neza. Haleluya. Ntabwo nzi ibyo uri gucamo, nta nubwo nzi uko bimeze, ariko ngufitiye amakuru. Ndumva bidacika kandi ndabona umwanya ungiye. Ndi kuvuga ku isezerano, niba ngombwa nzakiraho part 2, ariko iki kintu tukivugeho. Tuvuge ku musezerano ukuntu agerageza umuntu. Tuvuze ku isezerano bwakira bugaca, bwakira bugacya, kubera ko ibintu bitugerageza ni biriya. Wa mugisha wawe ni kugerageza. Umwana aravuka yagera ku isi, abataramu bahita abagome bahita bamusamira hejuru, bamara kumenya uwo azaba. Wereka ngo urugero, Yesu, Bibiliya irambwira ngo Yesu avutse, haleluya, ngo inkuru iragenda igera ibwami. Imaze kugera ibwami, ngo Herode, ngo hari abantu abanyabwenge baragiraga intama, ngo baragenda, umwuka w'Imana arababwira mukurikira inyenyeri, muragenda mugere ku mwami wavutse. Inkuru iragenda, ngo baragenda bagera ibwami. Igeze ibwami bagerayo babaririza bati turashaka umwami wavutse. Ngo inkuru iramenyekana, umwami Herode atangira guhiga umwami Yesu, ahiga Kristo, ariko ntabwo byabujije ko umugambi w'Imana usohora. Yarahizwe ku buryo ngo b'abanyabwenge ngo bamaze kubona Yesu, bamusanze mu kiraro, batamba ibitambo, bazana imibavu ihumura neza, baza gushimira Imana ko Yesu yavutse umwami. Haleluya. Umwami wa nyuma, tubigendanemo neza, umwami wa kangahe? Wa nyuma.
kuko nyuma ya Yesu nta wundi mwami waje, kandi avuka mu ntare, ngo ni intare y'umuryango wa Yuda, mu gishyitsi cya Dawidi, nk'uko Imana yasezeranye Dawidi ko izakomeza ubwami bwe iteka n'iteka, ingoma ye itazahanguka. Yesu araza ndavuga ku isezerano, ntabwo nzi icyo wavuganye n'Imana, ubwo ngiye mu bintu byinshi. Isezerano razutaguza ku buryo Yesu amaze kuvuka ngo Herode atangira gushakisha, atuma abanyabwenge aravuga ati mugende, nimugera mukabona umwana muzaze mumbarire. Haleluya. Umwuka w'Imana arabasanga arababwira ati ubwo mwabonye umwami n'uyu uzacungura isi. Herode yarazi ko ari umwami uzamusimbura wundi ugiye kuvuka mu kindi gisekuru, aravuga ati ntibishoboka, kwa Herode nitwe turi ku ngoma iteka, nta kuntu badusimbura. Ngo atangira kurwanya, ngo ararwanya arakurikirana, ariko Yesu ntiyamubona. Haleluya. Icyo Imana yakuvuzeho ugitegereze. Ngo Mose na Eliya barinze amasezerano, bagera ku byo asezeranijwe. Imana si umuntu ngo yibeshye ibyo yavuze, izere izabisohoza. Amasezerano yose wagiranye n'Uwiteka, wibuka yo yasohoje, nayo warambitse. Isubireho noneho, usubire ku isoko. Yesu n'umunyembabazi arakubabarira. Imana si umuntu ngo yibeshye ibyo yavuze, izere izabisohoza. Haleluya, haleluya. Uwiteka tugire neza. Imana izabisohoza. Yagendanye na Yosefu, igendana nawe, iramurinda, arageragezwa. Buriya ndabona nzakora part 2 yabyo. Ndacyavuga ukuntu abanzi b'umuntu batabakure, shetani akurwanya, akaguteza isi, ikakwanika, bakaguhimbira ibinyoma, bakaguhiga, ntibaryame, bagatamba ibitambo, bagakora ibyo bakora chini juu, kugira ngo amasezerano Imana yakuvuzeho idasohora. Ariko mufitiye amakuru, niba aravuzweho n'Imana, utegereze wihanganye. Yashohoreje Aburahamu, ishohoreza Isaka, isohoreza Yakobo ari we Isiraheli wabyaye Yosefu, iramusohoreza Yosefu, imuha gucungura ubwoko bwabo mu gihe cyari cyaragenwe n'Imana. Uwitegereje usanga Imana hari ukuntu ibintu byose iba yarabipanze. Nawe wihangane, uwo musozi uriho ntabwo uzawugumaho. Ngo ufitiye amakuru y'ihumure, niba wizeye uvuge ngo amena, nanjye zantabara. Ngo Aburahamu amaze kumva ko Imana izamugire neza, Imana imugarutseho, Imana imaze kongera kuyavugurura amasezerano, Imana yongeye kumuhumurije, imubwiye ati Aburahamu humura, n'igihe wavuganye nawe ndi Imana, ndi intare yo mu muryango wa Yuda, ndi igiti cya Dawidi, ndi inyenyeri yo mu ruturuturu, ndi Imana ishobora byose, ndi Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera, mfite byose mu biganza byanjye. Iyo ngambiriye nta muntu, iyo mpagurutse nta muntu nkoma mu nkokora. Aburahamu humura, nzakugira ubwoko, ishyanga rikomeye, kandi ku rukigi rwabo mu nda yawe hazava umwana w'umuhungu. Haleluya. Uwo nguwo niho nzavanaho ubwoko bwanjye. Uwiteka tugire. Haleluya. Niko tutizera Imana n'ibintu ikoze. Ngewe nizera Imana. Aburahamu amaze kubyitegereza byose, aravuga ngo yizera Imana, arayikurikira, ngo abihwanisha no gukiranuka. Abihwanisha no kugira gute? Gukiranuka. Uwiteka tugire neza cyane. Wowe ubihwanishije n'iki? Wowe uyihwanishije n'iki? Yesu atugirire neza, kandi Yesu aguhereza umugisha kunkurikira. Ngo abahungu be bose n'abakobwa be, uwo n'umurongo wa 35, bose n'abakobwa be bose barahaguruka ngo bamumare umubabaro. Nubwo bahagurutse, bazaga mu buryarya, abahungu be bari bazi ibyo bakoze. Baraceceka bazi ko bamugurishije. Nibura bari kumugira impuhwe ise, bakamubwira bati data humura, umuhungu wawe ariho. Reka da, ntabwo bamugiriye impuhwe. Arababwira ati nzarinda nsanga umwana wanjye kuzimu nkirira. Nuko se ngo aramuririra. Baba Midiyani bajyana Yosefu muri Egiputa, bamugurirayo na Potifari, umutware wa Farawo, watwaraga abamurinda. Abonayo umukobwa wa Shuhwa
Umunyakanani aramujyana aramurongora, asama inda abyara umuhungu amwita Eri. Reka tugarukira, tuzakomeza turebe ukuntu isezerano rigerageza, ariko iyo rikugerageza ugume wihanganye, sinzi ibyo gucamo, rikugerageza inzara ikwice, rikugerageze bakurwanye, rikugerageze uburakazi, rikugerageze ugambirire mu mutima. Mu Itangiriro bice 15:6 ngo Aburahamu yizera Imana ngo abihwanisha no gukiranuka. Turacumbikira ahangaha, tuzakora part 2, tuzakora igice cya kabiri kiri isezerano. Haleluya. Tuzakora part 2 y'isezerano n'ukuntu rizutaguza. Yesu atugiriye neza kuko umwanya ndabona watugiye, ntabwo twabivuga ngo tubirangize, ariko ngo Yosefu ageze mu nzu yo kwa Farawo nako kwa Potifari ngo arakirwa. Bibiliya irambwira ngo ararongora abyara umwana arongora umukobwa wita Shuwa umunyakanani, amubyaramo umwana wa mbere amwita Eri. Uwa kabiri amubyaramo amwita Onani. Uwa gatatu amwita Shera. Nuko yongera kubyara undi muhungu amwita Shera, ngo aza kubyara n'uwitwa Yuda. Uwiteka tugire neza. Yesu atugire neza. Reka mbe ndangirije aha. Tuzasoma igice cya 38. Inkuru ukuntu yakomeje. Ukuntu Yosefu yaje gukomeza n'ukuntu yaje kororoka. Imana ntabwo igitureka. Imana yagendanye na Yosefu kure y'umuryango, nyuma yo kwangwa urwango runguka rwo kwicwa, bakemera kumugurisha, bakagenda bakamubika nk'uwapfuye, bakaryumaho bagaceceka ntibagire umuntu wese. Nuko Imana igendana na Yosefu muri icyo gihugu, igendana nawe, imugirira neza, arabyara, arororoka. Uwiteka dufashe cyane. Aragenda ngo abumugisha. Bibiliya irambwira ngo yabaye umugisha mu rugo rwa Potifari, ariko urugamba ntirwarangiriye aho. Cya kigeragezo Shetani aravuga ati uzi ko ngo Yesu ngo yasenze iminsi ngo 40 yirije ubusa, ngo ari kuyarangiza, ngo Shetani akamusura akambwira ati wanyubarariye ukanyubaha, ubundi ko nzaguha iby'isi byose. Ngo Yesu amutsindisha amagambo y'Imana yo kubaha Imana. Ngo Shetani avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo urantsinze uyu munsi, ngo ariko nzagutega ikindi gihe. Ngo nzagutega ikindi gihe. Hari ukuntu tunesha uyu munsi, tukanesha kuko ubuzima bwa gikristo mu buryo bw'umwuka ni urugamba rutoroshye. Ubuzima bwa gikristo mu buryo bw'umwuka ni urugamba. Yesu atugire neza cyane. Tukanesha Shetani uyu munsi, ukanesha ikintu cyakuneshaga, ugatsinda umujinya, ugatsinda ibi. Okay. Shetani akavuga ati okay, urantsinze, just hold on, nzakwereka. Agateza urwango mu bana, bagatangira gukora ibintu bibi, bagatangira kutumvira ababyeyi, ibibazo bikavuka. Agateza umwiryane ku mugore n'umugabo. Igihe kinini ziba ari ibintu tucamo, igihe kinini aba ari vengeance cyangwa kwihorera kw'abadayimoni kubera ukuntu twabatsinze. Ndangiriza aho, reka ngasubiramo ako kantu. Hari igihe tuba turi mu bigeragezo runaka, ari ibigeragezo turimo, ari Shetani ushaka kwihorera, uri kwihorera kubera ukuntu wamukubise, wakoze amasengesho, wiririza, twika abadayimoni benshi baravuga bati okay, tuzareba. Ariko Uwiteka kugire neza, ngo ufitiye amakuru, amasezerano yose uko Imana yatanga. Ijambo rirambwira ngo yakomejwe n'amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo. Muri ndyo y'umwuka wera aravuga ngo isi kuko ari bizavaho n'isi kavaho, ngo ariko umuntu wese wizera Uwiteka
azabona ayo masezerano. Yesu aguhereza umugisha. Reka dusenge. Ndagushimye nyagura ku ngoma Imana, ijambo ryawe ni inkota ityaye icumita ihinguranye. Nsengeye buri wese wumvishe ijambo ryawe umuhereza umugisha, ugire neza umuntu wese, umuntu abashe kwibona muri iri jambo. Ukomanga umutima wa buri wese, usenye ibidafite umumaro, wubake ifite umumaro mu mitima y'abantu bawe, kandi uhindure abantu bawe benshi kugukurikira. Uhereze umugisha umuntu wese wumvira ijambo uyu munsi, kandi umuhindura amateka ibyo acamo umutabare. Ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo nsenze nizeye, amena. Shalom shalom. Reka tuzongera muri part 2 y'isezerano nuko rizutaguza. Yesu aguhereze umugisha, amena.